Haleluya, bwoko bw'Imana, bene data, nshuti z'umusaraba ndabasuhuje, mugire icyumweru cyiza, shalom shalom. Iyi ni televiziyo, shene ya televiziyo mwakiriraho ubutumwa bwiza n'inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi iyi channel yacu akaba ari channel mwumviraho amagambo meza, amagambo y'ihumure abahesha kuzinjira mu bwami bw'Imana ndetse akazabafasha mu buzima buriho kuri ubu. Ndashimira umukristo wese witanga akakurikira iyi shene yacu ya Ebenezer TV kugira ngo ubwoko bw'Imana bukumye butere imbere. Iyo uri mushya rero mukristo wacu cyangwa utasanzwe uri n'umukristo, ukore ahantu handitse subscribe aho mu magambo atukura, numara gukoraho ahasigaye utega amatwi wumve ijambo ry'Imana, kuko ibyanditswe byera biravuga biti kumvira biruta gutura ibitambo. Kandi nanone mu gitabo cy'umubwiriza hakavuga ngo niwinjira imbere y'Imana winjiye mu nzu, wegere wumve utega amatwi, niwumva amatwi uzaba uruse abapfapfa, kuko bo batura ibitambo ariko batazi ko bagira nabi. Wakoze rero wowe wabashije gutega amatwi, Imana igwe umugisha. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku magambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugiye kuganira ku nkuru y'umugabo n'umugore bitwa Ananiya na Safira, bakoze ibintu binyuranyije n'ubushake bw'Imana maze bahura n'akaga gakomeye. Aha rero icyo turiga ni ijambo rivuga riti ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni ukuvuga ngo ni icyo Imana ishaka, niyo ishyiraho umurongo ikabereka iti ndashaka ko ibintu bigenda gutya. Iyo rero unyuranyije nabyo, kandi si n'Imana gusa, n'umuntu uwo ari we wese, iyo umurongo yashyizeho unyuranyije nawo, rwose uba umubabaje mu by'ukuri. Nta muntu ushobora kukunezererwa kubera ko wanyuranyije n'umurongo. Kandi murabizi umwami wacu Imana ni umutware, ni umuyobozi wacu. Rero umuyobozi wese aba ashaka ngo ibintu bigende nk'uko yabiteganyije. Uyu mugabo rero Ananiyasi na Safira nabo bakoze ibinyuranyije nuko Imana yari ibishaka maze bahura n'akaga. Reka rero dusome mu gitabo cy'ibyanditswe byera, ibyakozwe n'intumwa, ibice 5 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu agabanya ku biguzi byayo. Umugore nawe abizi maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ikiguzi cy'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe? Ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvishe atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka, baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hashize nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye nibyo. Reka rero bakristo bavandimwe namwe bene data, tutarenze tujya kure, reka turekere hari iyi nkuru, iyi story y'uyu mugabo n'umugore murayizi, mwagiye muyumva kuva kera. Aba bantu ni abantu gahunda yari iriho, umurongo wari uriho ku ntumwa kiriya gihe, nuko bagombaga gufata ibyabo bagasangira. Aba rero baraje baba mu nzu y'Imana, basangiraga gusenga, bagasengera hamwe, bakumva neza ijambo ry'Imana, ndetse uko ibyanditswe byera biravuga biti bakamanyagura n'imigati. Maze kurya intumwa imwe ikazana ibyayo,
bakarya bakanywa bagasenga bagasangira, ngo nta rwikekwe nta n'umwiryane wabaga muri aba bene data. Ariko mwene data Ananiya na Safira barajyana bajya kugurisha isambu, nabo bati reka tuzane, dore tumaze iminsi turya ibyanyu, namwe murye ku byacu. Atwara n'umugore we kugira ngo ajye kumusinyira. Bagezeyo baragurisha, bamaze kugurisha bo barareba baravuga bati ntago turajyana isambu yose ngo tuyihereze bari abantu ngo bayirye. Nibwo bayigabye kabiri, bafata igice kimwe barakihisha, ikindi gice barecyo bwo bakizanye. Wowe unkurikiye mwene data, ukaba uri muri gahunda yo kuzajya mu ijuru, ukaba uri mu mugambi w'Imana kuri uyu munsi no kuri iyi saha, ariko ukaba ugitekereza kujya gutura, ukabanza kugira igice usiga, ugatura ibyo wasigaje, ugatura wizigama, rwose umugisha wawe ni mukeya, ibyo ndabikubwiza ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bo mu minsi ya nyuma bazaba ari abantu bikunda, badakunda ijambo ry'Imana ahubwo bakunda amafaranga aho gukunda ijambo ry'Imana. Bigaragara ko kuri iki gihe umuntu yemera gutanga 1/10 ni abantu bakeya cyane. Gutura amaturo asanzwe ni igiceri cy'ijana. Ubu nkubwiye ngo witange, utange amafaranga, dushyigikire ishene yacu, twumviraho ijambo ry'Imana, byakubera umuzigo. Watangira uti Bishop yaje gusaba amafaranga. Ntago ngiye naje gusaba amafaranga, kuko ngiye kwigisha ibyo yantumye, kandi yantumye niyo iziko umurimo wayo izawushyigikira. Wabishaka utabishaka, nuwushyigikira uzatera imbere kurushaho kandi uzahabwa umugisha, nutanawushyigikira umurimo uzakomeza utera imbere ariko umugisha ntawo uzabona. Reka nkubwire mwene data ukurikiye iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ijambo ry'Imana ririvugira riti, ubwo Yesu yageraga ahantu maze abigishwa bakabwira abantu bati mumubwira aceceke, yaravuze ati niyo naceceka amabuye azavuga, azabwiriza ibyanjye. Ijambo ry'Imana riragenda rinyura ahantu hatandukanye muri aka kanya, riranyura ku maradiyo. Nudashaka kuryumva ugafunga iyi channel muri aka kanya ugira ngo winangire umutima, nyamara nubundi uzabazwa icyo wumvishe, kuko ntago wakupa utumvishe. Niyo mpamvu ku Mana ntabwo birasaba ngo ntiwinangire umutima. Niyo mpamvu Uwiteka Imana aravugira mu kanwa k'umukozi wayo Dawidi akavuga ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ntugire umutima wawe ngo ube umutima ukomeye, ntuwugire ibuye, ahubwo wiyoroshye ureke agakiza kinjire muri wowe. Turi ku ijambo rifite umutwe ugira uti ugukomera kw'Imana, ubushake bw'Imana, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ubushake bw'Imana nicyo Imana ishaka. Iki Imana ishaka rero tukibwirwa niki? Kuri iki gihe bikomeye, ibi ni ibihe bya nyuma, ibyahanuwe bigomba gusohora. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho abahanuzi b'ibinyoma, hagomba kubaho abahanuzi bishyira hejuru aho gushyira hejuru uwabatumye, abahanuzi bisingiza aho gusingiza iyabatumye. Abo bariho, murababona ku macano agiye atandukanye hirya no hino kuri za YouTube, biyise ba Bishop, abandi bita ba Apotre, abandi bita ba Reverend, abandi bita amazina agiye atandukanye agaragaza gukomera kwabo, ariko nyamara ukomeye n'umwe n'Uwiteka Imana yonyine. Niyo mpamvu nkubwira uyu munsi, niba wankurikiye hano kuri Ebenezer TV, ninjye muhanuzi, ninjye mukozi w'Imana, ninjye ntumwa y'Imana, kuko njyewe ntago nishakira icyubahiro njye, ahubwo nishakira uwantumye. Uwantumye rero ninde? n'Uwiteka Imana yonyine. Reka nkubwire nti, niba wakurikiye icano ukaba wemera gushyigikira umurimo w'Imana unyura ku icano, ku buryo bwo kwishyigikira ni bwinshi. Ushobora gutanga amafaranga igihe uyafite, ushobora gukora subscribe mu gihe nta mafaranga uri kubona ufite, ugakora subscribe, nabwo umurimo w'Imana ugatera imbere. Ushobora kuba nawe ufite impano, iyo mpano yawe ukaba wayizana hano kuri channel, wandike hasi muri commentaire uvuga uti mfite impano runaka, nanjye ndashaka kuzaza nkabwiriza cyangwa nkagira icyo mbwira ubwoko bw'Imana. Ntugire ikibazo cy'ahantu uri, ntugire ikibazo cyo kuba uri kure yanjye, unyandikire gusa muri commentaire, ndaguha nimero ya telefone, unyandikire mubwire ukuntu nzaguha link
tugakora ibiganiro kuri Zoom, ukanyura hano ubwoko bw'Imana bukakureba, ubutumwa watambukije niba ari ubutumwa bwavuye ku Mana koko buzatambuka, kuko Imana niyo yatangije uyu murimo kandi nizawusohoza, ndetse niyo izi neza umusaruro ugomba kuzava muri uyu murimo. Reka ntakurambiye ngushimire wewe wakurikiye iyi channel. Ibiganiro byacu bitambuka igihe cyose Imana ifite ubutumwa yaduhaye tugomba gutambutsa. Turi mu bihe bya nyuma kandi ni ibihe biruhije. Muragenda mwumva amakuru hirya no hino ku binyamakuru ndetse no ku maradiyo no ku mateleviziyo. Isi iri kuberamo ibintu bitigeze bibaho mu bihe bya kera, bikwereka neza ko turi mu bihe bya nyuma. Ibi ni ibihe tugomba gusenga, tugomba gufata igihe tukegera umwami wacu. Reka ngushimire wowe wabanye natwe, kandi reka ngushimire wowe wiyandikishije wakoze subscribe nk'umuntu ukeneye gukomeza kumva ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe kandi guha umugisha. Amen.